uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu bitanu bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba rukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Your radio over. The world will open for business once more. And when it does, we'll be waiting with open arms. Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. Heshagasiro ushinjawa radio yawe urushire kuijana na gatanu n'igice kimwe radio imanzi ukiganiro garagara garagara tech show. Radio Imanzi. Noneho reka mpite nakira abandi batumirwa nkuko nari bababwiye, baratangira batwibwira mu gihe gito kugira ngo duhite dukomeza. Twakereweho ariko ntabwo twagenda tutaganiriye nabo ngo badusangize ibyo bari bafite. Ndashimira Response udufashije by'umwihariko mu gice cyo kudusangiza uburyo amasomo y'ubumenyi ngiro ari ingenzi cyane. Mbahaye ikaze, ndahera ibumoso bwanjye atwibwira ndetse n'ikigo turakomeza twegera iburyo bwanjye. Mwiriwe neza. Turashima Imana. Amazina ni Rutegenga Raoul. Yego. Mpagarariye ikigo cyitwa Hills Electronics Company. Nkaba ndi MD ariko ndi kumwe n'abagenzi banjye, ubwo nabo bakwivuga turi kumwe. Yego. Mwiriwe. Yego. Amazina yanjye yitwa Christian. Yego. Akaba ari njye ushinzwe ibijyanye no guhanga muri Hills Electronics. Yego. Mwiriwe. Yego. Amazina yanjye yitwa Munyanziza Ismail. Njye ushinzwe operating manager. Yego, operating manager. Okay. Hills Electronics Company ni company ikora iki, ifasha iki abanyarwanda? Hills Electronics ni company ubundi ishingiye ku bucuruzi bw'ibikoresho bya electronic. Niyo main business dufite. Ibikoresho ubundi tugira
ni byifashishwa nyine n'abanyeshuri mu gihe barimo barakora amaproje cyangwa se bashaka guhanga udushya wenda ku isoko ry'umurimo cyangwa se no mu bindi bitekerezo byabo baba bafite bitandukanye. Ariko ubwo hagati aho tugira n'andi maproduit dukora nka company, harimo nk'amakiti y'abanyeshuri ashobora gufasha abanyeshuri mu myigire yabo. Urugero nko mu myigire ya electronique hari amakiti twagiye dukoramo, muri electricité hari amakiti agiye atandukanye twagiye dukora. Urumva tugenda dukora nyine amakiti agenda afasha abanyeshuri kugira ngo babashe kwiga amasomo yabo, bayakoremo pratique, babyumva kandi babona n'ibikoresho hafi. Muri urwo rwego tukagerageza kugira ngo ibikoresho bijye biboneka mu buryo buboroheye, atari ngombwa ngo bajye kubitumiza hanze y'igihugu ku mafaranga ahenze cyane. Umva hano bishobora kuboneka ku mafaranga makeya ndetse bikaba byizewe, bishobora no kubafasha no mu masomo yabo, bikaba byabagira umumaro. Urumva iyo amenye kubikoresha ndetse no kubikora, we iyo ageze hanze bibasha kumugirira umumaro. Ubwo ayo makiti hari n'ibikoresho nabonye muri murika bikorwa cyangwa kumurika umuntu anagurisha na competition yaberaga kan Kigali mwari mwazanye y'uburyo mushobora gukora agakiti live ako kanya k'ishusho runaka umuntu ashobora kwifashisha mu buryo yaba kwiga cyangwa gushyira ibikoresho bya electronique. Ubwo turabaza undushinzwe ya innovation, iki gitekerezo mwakizanye mute, mubona hari umusaruro cyatanze nyirizina? Uko byatangiye ubwo nsuye inyuma gatoya, twize electronique muri université no muri secondaire. Ubwo twagiye twirefera uburyo twigaga, turefera uburyo twigaga, ko twiga byaratugoraga. Urebye uko mu ishuri twabaga tumeze, ugasanga hari agakoresho bazanye mu ishuri uragakoresheje, umugenzi waragatwaye wowe urakabuze, ugasanga ni akajagari. Ariko icyo gihe twaratekereje turasanga ubucuruzi turi gukora ari bwonyine ntabwo buhagije, tubase nta kindi kintu twakora nk'uko nababwiye no guhanga udushya. Ibyo ari byo nshinzwe, nta kindi twakora tukongeramo ibindi bintu. Tekereza gukora ayo makiti, aho ushobora gufata utwo dukoresho twose ukatubumbira ku kintu kimwe, uno abanyeshuri byibura nka 5 babasha kugikoresha ari ikintu kimwe, bikaborohera kandi n'ikigo yenda kikabyungukiramo uko babigumana biri ahantu hamwe, banirinda kuba bagira igihombo kuri ibyo bikoresho. Ku bijyanye n'umusaruro, umusaruro urahari, ko abanyeshuri benshi bavuga ko hari ibintu bigaga mu buryo buri teori, ariko kuri pratique bikabagora. Ukumva ari nka sensa umubwiye asensa adasanzwe azi ngo ari sensa ngo idetectinga umwotsi, cyangwa se yireba ko umuntu aciyeho akaba byumva gusa, akabibona nk'ikintu abona kimanitse mu mazu, ariko atabasha kubyibura kukareba gafite mu ntoki ziwe. Byatumye babikunda ko iyo ntabwo yumvaga yuko azajya abibona bifite hafi aho ngaho. Ismael mu gice ashinzwe by'umwihariko n'ibyo bamaze kutubwira, ubu ibintu barimo abantu barabikoresha, nicyo bashishikariza abanyarwanda muri by'umwihariko kuri kampani yanyu cyangwa n'ibyo mukora, bashobora kubasanga mukabaha by'umwihariko ariko kiri unique kuri mwe? Ubundi ikintu dufite twebwe kiri unique kuri twebwe cyane ni ayo makiti twihangiye, ashobora gufasha umunyeshuri n'uwo ari we wese ushobora kuba yarize electronique akaba yaragize ikibazo cya pratique, ashaka kongera ubumenyi kuri pratique yiwe. Ayo makiti ari unique kuri twe cyane, kandi icyiza cyacu ni ibyacu twikorera, nitwe tubikora. Urumva ko biroroshye no kuba twamufasha ushaka kugira ubumenyi bwisumbuyeho, kuba twamufasha kumwongerera kuri ubwo bumenyi. Rero ku bijyanye no kuba tubikora tubifite biri around hano mu Rwanda, urumva ko byoroshye ku muntu wese ushaka kujya accessinga icyo kintu dufite kironique kuri twebwe. MD Raoul,
tugera ku musozo kugira ngo dukomeze n'ibindi tuzagira akanya tuganire biruseho. Ni iki mwasaba abanyarwanda abari kutwumva ndetse mukanadusangiza uburyo umuntu yababona? Yego, murakoze cyane. Icyo nasaba abanyarwanda ni uko nabashishikariza yuko abana babo bakangurira kugira ngo nibajya bagera mu gihe cy'amavakansi bajya bashakira ahantu, kuko ntabwo biba birangiriye aho gusa ku ishuri, kuko cyane cyane no ku ishuri hari igihe usanga baha puratike gusa, ahubwo mu mavakansi bajya bashakira ahantu baza kwiga, ndetse n'abana babo babagurire wenda n'ayo makiti. Ushobora kuba hari akantu waguruka akajyana mu rugo iwawe ukazajya ugakoreraho puratike, kuko kaba karimo ibikoresho byose. Urumva ko iyo umunyeshuri abasha kuba akifitiye akoreraho puratike umunsi ku munsi, bigenda bimufasha kugira ngo amenyeho bya bintu birushijeho. Numva ari icyo nabasaba. Hanyuma ikindi warumbwiye aho badusanga, dukorera mu mujyi hano munsi yo kwa Makuza hari inyubako bita Beach Plaza, muri floor ya 2, umuryango ni C09, niho dukorera mu bucuruzi, ariko manufacturing process ikabera Kimisagara ka Busunzu, niho tubarizwa, niho dukorera ibyo byose, niho dutangira ama training, niho dukorera amakiti, ibyo bintu byose niho biba biri. Kumva ko dufite ahantu habiri dukorera. Ubutaha ntekereza ko ubwo ugiye kudusangiza nimero muzazana izo kiti tuzibona hano kuri kamera. Dusangiza nimero naho hari yanjye 078 yego 76 76 96 431 hari ubashije kutambona ari niya mugenzi wanjye yego turi kumwe bita Christian yego ni 078 72 90 uwo ni Christian. Undi nawe akaba ari Ismael akaba ari 078 200 28 15 sorry. Here is Academy, ubwo ni no here is electronics. Here is electronics naringize ishuri ariko sije ko n'ishuri naryo ni imbere hazaza. Yego, kandi aho ngaho Kimisagara n'ubundi hari ishuri cyangwa hari uburyo mwabafasha? Hari uburyo dutanga ama training. Yego, mwakoze cyane Mr. Lauro, Christian na Ismael. Kubw'igihe gitoya turabasezera, ariko tuzagirana ikiganiro cyagutse ndetse tuzakomeza gukorana byinshi biruseho n'imirimo myiza aho mugiye gukomereza nk'uko n'ubundi akazi gakomeje. Ubwo rero ni ikigo kibafasha kubaha ibikoresho bya electronique ndetse n'andi masomo menshi, nuko wenda igihe cyatubanye gito hari n'ubumenyi bwinshi, kuko bose bigize electronique, bizi ikoranabuhanga mu gice cyaryo cyose. Ubwenge bukorano duhora tuvuga barabusobanukiye, bari no kubukoresha, ushobora kuba wamenya byinshi kuri byo. Ubwo iriya nimero yagufasha. Namwe badukurikiye rero mwakoze guhesha agaciro urushinge rwa radio zanyu murushyira ku 105 igice kimwe ni radio Imanzi. Ndishimwe Josue Maripasi, ikiganiro ni Garagara Tech, amakuru y'ikoranabuhanga n'ibindi byose. Nakagaruka mugira impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Ciao ciao na ubutaha. Ubuzima ni nk'igitabo cy'amapaje menshi, guhitamo kugera ku byiza bisa nko kubumbura ipaje y'ingenzi muri yo ugasoma ibyanditseho. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima, ntahuje n'iyo nyito navuga ko amahirwe ahoraho. Reka nkubumburire igitabo cy'amahirwe none. Haguruka Business Center ni igitabo cy'amahirwe wakoresha none. Bakwigisha gukora amasabune akomeye, isabune y'amazi, isabune yo muri toilette, shampoo, sirage, amavuta yo kwisiga akomeye, igikotoro ndetse n'ay'amazi ayazwi nka lotion. Banagufasha kwiga gukora buje, imigina y'ibihumyo, kubihinga no kubitunganya, gukora ji zitandukanye, yaba iyo wakoresha iwawe mu rugo ndetse n'iyo wasangiza abandi muri business, gukora amarange, kuyavanga no kwiga kuyatera ku bikoresho bitandukanye, n'indi mishinga myinshi yagufasha mu iterambere nk'iyikoranabuhanga rigezweho, social media management, declaration na services z'irembo n'ubundi bumenyi bwagufasha mu iterambere.
abatabona umwanya kubw'impamvu zitandukanye z'imirimo bakora mu bihe bisanzwe nabo turabafasha kuko hari serivisi zo muri weekend na serivisi z'iyakure online bakwigisha gukora imishinga itandukanye ibyara inyungu ndetse n'uburyo buhitse bwo gukorana n'ibigo by'imari. Reka nkwibira ibanga, niba ushaka gutangira inganda nto cyangwa inini, ibanga ni muri Haguruka Business Center. Bagufasha kwiga aya masomo yose ku buryo bwiza kandi vuba. Byaza umusaruro amahirwe yawe uyu munsi na Haguruka Business Center. Waduhamagara kuri 078 167 167 2 cyangwa 079 40 10 135. Wanadusangaho dukorera mu karere ka Gasabo Karuruma ku muhanda ujya mu Makawa, iruhande rw'inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova cyangwa hazwi nko kuba Yehova. Haguruka Business Center, amahirwe agusanze. Fungura page none. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusangaho dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Karuruma ahazwi nko mu Makawa mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.